Inshuti bakunzi munkurikiye kuri ino channel yacu yitwa Ibyiza TV kabiri, uyu munsi ndi kwereka uko ushobora kwikatira isabune wibereye mu rugo iwawe mu gihe waba umaze kwiga gukora isabune, dore ko muri Vision Business dufite gahunda yo kubigisha bino bintu byose mukabasha kubikorera mu rugo, ukaba wakora umushinga, ukaba wakora business yawe maze ikabasha kukubyarira amafaranga, maze ukava mu bukene nawe ukaba cash money. Rero muri Vision Business abakorera amamari, abakorera zino sabune mubona z'amazi za multipurpose, bakabakorera n'izi ngizi z'imiti zisanzwe zo gufura, maze mugaca ukubiri n'ikibazo cy'umwanda cyangwa se ibindi bibazo bijyanye nyine n'isuku. Reka rero uyu munsi nabakoreye video yo kubereka nyine ibyo twabasha kubigisha gukora. Mu byo dukora rero n'ibi ngibi birimo, zaba ibi bikora amaforomo akora mu nganda zikora imigati n'amaparatini turayabakorera, amaforomo ya keke nayo tukayabakorera, tukabakorera amaforomo ya gato, tukabakorera za coupe na petit gato. Izo zose ni foromo hano muri Vision Business dukora, maze umuntu wese utugannye tukamuha serivisi nyine akeneye ijyanye n'ibi ngibi. Hano rero nk'umuntu ushaka kwiga gukora amasabune, ushobora kwiga gukora aya masabune akomeye tubona hano ari gukatwa, ushobora kuba wakwiga gukora amasabune y'amazi, ndetse wakwiga gukora shampoo, maze ubuzima bukarushaho koroha. Rero nk'urubyiruko mba mbashishikariza kugira ngo mwige imyuga nk'iyi ngiyi igiye itandukanye, kuko ikintu kijyanye n'imyuga nicyo kintu gishobora kuba cyabona amafaranga vuba byihuse, ndetse nawe ukaba waba umukoresha, ugaca ukubiri no kuvuga ngo uragendera kuri ba boss bawe usanzwe utegereza ko baguhemba ukwezi kugeze. Aha ngaha ushobora kwigira umwuga, maze nawe ukabasha nyine kujya winjiriza amafaranga utagombye kwirirwa usaba akazi hanze. Hano nyine ubu ngubu turi kwereka yuko ibi ngibi muri kureba n'ibyo dukora. Isabune yacu yitwa Eva Soap, ushobora kuyisanga ku isoko ahantu hagiye hatandukanye, n'aya mamari uri kureba nayo dukora. Ibi byose dushobora kubibigisha bitabagoye, ukaba wabyigira ku mafaranga makeya, ukabasha nyine kwikura mu bukene. Ibi ngibi rero ntabwo biba bigoye. Iyi channel yacu icyo mbasaba ni ugukora subscribe, mugakora na share, mukabitanga mu magurupe agiye atandukanye ya WhatsApp, kugira ngo natwe tubashe kuzamuka, iyi channel yacu igere ku rwego nyine tubasha kubona abasubscribers, kugira ngo natwe tubashe kubona amafaranga, kuko natwe nicyo tuba dukeneye kugira ngo tuve ku rwego rumwe tujye ku rundi. Uwifuza rero kuba warangura zino produit mba ndi kubereka, ushobora kuduhamagara kuri izi nimero arizo 0788 13 73 106, cyangwa se 0729 072 3 986. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp nagusubiza, ushobora kutwandikira kuri Instagram, ndetse ushobora kutwandikira kuri email ariyo habineza laurent@900gmail.com. aho ngaho hose ushobora kuhatubona, maze tukabasha kugufasha wenda mu kibazo waba ufite, maze tukaba twakigufashamo.
Rero icyo nabasaba ni ukudukurikira kuri ino channel yacu yitwa Ibyiza TV kabiri, dushobora kuzajya tunyuzaho amavideo agiye atandukanye y'ibikorwa bimwe na bimwe dukora, bino byose nagiye mbereka kuko dushaka ko ino channel yacu tuzajya tubanyurizaho amavideo y'uko biriya byose bikorwa, maze utabasha kubona umwanya wo kuza kwiga mu kigo twigishirizamo ukaba wabyigira online, maze ubuzima bukarushaho koroha. Mbibutsa ko umwuga muri ino minsi niwo uyoboye, waguha amafaranga rwose bitagusabye kwirirwa uvuga ngo wabuze akazi hanze aha ngaha, dore ko n'akazi kabuze, ariko hano iyo udukurikiye ubasha nyine kuba wakora bino bintu nawe ukabona ku mafaranga. Mbasaba rero kudushyigikira, abakiriya nyine mbona mukunze zino produit mba ndi kubereka, mushobora guhamagara izi nomero nyine tukabibagereza aho muba muri, maze ibintu bikarushaho kugenda neza. Reka rero mbashimire ko muba mwadukurikiye kuri iki kiganiro mba ndi kubagezaho, mbibutsa gukora subscribe kuri ino channel yacu y'Ibyiza TV kabiri. Ni Habineza Laurent mukomeje kubana, ni njyewe uzajya ugerageza kubigisha gukora bino bintu byose mbashyiriraho video, kandi mwibuke kunyandikira muri comment maze mbashe kubona ibyo mukeneye, kuko hano akenshi dukora video dukurikije ibyo mwebwe mwadusabye. Rero nimba mubona muri ibi naberetse icyo mwakwifuza ko nazongera nkabanyurizaho ndi kukibigisha gukora, mushobora kwandika muri comment hano, kuko nanjye mba niteguye nicyo kiba kihambesheje nkaba nabasubiza, nanjye nkabereka ko ibyo muba mwasabye mba nabibonye, nkaba nabakorera video yabyo nkabibigisha, maze ibintu bikarushaho kugenda neza. Reka mbashimire rero ko mwankurikiye, kandi mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, mukora na share, ibintu birushaho kugenda neza. Yari Habineza Laurent rero ukomoka muri Vision Business, rero reka mbashimire, murakoze, ciao ciao.